Nabasoje cyane iyi ni Gospel City ukomeje gutega amatwi TV. Ibyo kwageza ikiganiro yitwa Nigena Manase. Wowe ikaze na rubwa mbere. Kora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza gucyana n'izindi video tuzajya tubagezaho. Abantu bajya bibaza ngo kuki Yesu ataragaruka kujyana itorero ryiwe. Wowe ikaze muri iki kiganiro nawe uri bujye ukibaza, reka turebera hamwe ibisubizo byagiye bitangwa ndetse no kuri kwa Bibiliya. Mu myaka ibihumbi 2 ishize itorero rya Kristo ryakomeje kwibaza ikibazo kimwe gikomeye, ni kuki Yesu Kristo ataragaruka. Ku bantu benshi ibi bisa nko gutinya ko igihe cy'isezerano cyarenze, ariko kubemera ni igihe cyo kwihangana no gukomeza kwizera ko Imana ikora byose mu gihe cyayo cyateguwe. Isezerano ry'Imana ntiryibagirana, icyo ni icyambere. Mpamvu ya mbere Yesu ataragaruka, isezerano ry'Imana ntiryibagirana. Yesu ubwo yaravuze ati ndagiye kubategura ahantu, kandi indamuka ngiye kubategurira ahantu nzagaruka mbajyana aho ndi. Umurongo bijyanye uri muri Yohana 14 umurongo wa 2 kugeza kwa 3. Aya magambo yabaye iteka y'itegerezo ku bakristo. Mu myaka yose yakurikiyeho, amatorero yose ku isi yakomeje gufata aya magambo nk'umusemburo wo kwizera. Ariko uko imyaka yagiye ishira, bamwe batangiye kwibaza niba isezerano rya Kristo ritaratinze cyane. Abahanuzi n'abapasiteri batandukanye bagerageje gusobanura icyo gutinda kugaruka kwa Yesu bisobanuye. Bavuga ko Imana ifite gahunda yayo yihariye kandi itagira amakosa. Impamvu ya kabiri, igihe cy'Imana n'icy'abantu biratandukanye. Iyo ni impamvu ya kabiri Yesu ataragaruka. Impamvu y'Imana n'iy'abantu biratandukanye. Abantu batekereza mu minsi, mu byumweru n'imyaka, ariko Imana yo itekereza mu bihe by'iteka. Petero intumwa yabivuze neza iti, kuko imbere y'Uwiteka umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka ibihumbi imeze nk'umunsi umwe. Ndasubiramo, kuko imbere y'Uwiteka umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe k'Uwiteka. Umurongo bijyanye uri muri Petero wa 2 ibice 3:8. Ibisobanura iki? Bisobanura ko umuntu abona nk'igitinda, Imana yo ibibona nk'igice cya gahunda yayo itaruzura. Ntacyo itinda nubwo itegereza igihe gikwiye kugira ngo byose byuzure. Iyo umuntu yumvise iri banga, asobanukirwa ko Imana idakererwa nk'uko abantu batekereza, ahubwo ikora byose mu buryo bwuzuye. Impamvu ya gatatu ambaza ngo ni iyihe? Impamvu y'imbabazi n'urukundo. Iyo umuntu abajije ati kuki ataragaruka, igisubizo gikomeye gisanzwe gisubizwa ni iki? Ni ukubera imbabazi. Petero yongeyeho ati Uwiteka ntatinze nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo atinda kuko ashaka ko bose bihana, ntihagire uheranwa n'icyaha. Umurongo bijyanye bisanga muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa 9. Imana iracyatanga amahirwe yo kwihana, iracyategereza abana bayo bose ku isi, abo mu bihugu bikize cyangwa mu bikennye, abari mu madini akomeye n'abari mu mato, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi yose. Iyo Yesu aza kugaruka mbere, abantu benshi bari batarakira agakiza. Ubu gutinda n'uburyo bw'urukundo, si ikimenyetso cy'ubwibone cyangwa uburangare. Impamvu ya 4, ubutumwa bugomba kugera ku isi yose. Yesu azagaruka uko ubutumwa bwageze ku isi yose. Yesu yaravuze ati iyi nkuru nziza y'ubwami izabwirizwa mu isi yose kugira ngo ibe gihamya ku mahanga yose, hanyuma imperuka izaheruka. Umurongo ujyanye uri muri Matayo 24:14. Kuva ubwo abamisiyoneri n'avuga butumwa barohamye mu bihugu byose, ariko kugeza ubu ari aho ubutumwa butaragera neza. Hari n'abantu benshi bumva izina rya Yesu ariko bataramenya ukuri kuzuye ku by'agakiza. Ibi bituma abizera bemera ko Yesu ataragaruka, atarageraho byose byumvikana kandi bihamye. Imana iracyakoresha abizera kugira ngo bagere kuba batigeze bavugana n'Imana.
Impamvu ya gatanu, icyaha no kwizera biracyageragezwa. Bibiliya ivuga ko mbere y'uko Kristo agaruka, isi izajya iba mu bihe bigoye. Abahakanyi baziyongera, abantu bazikunda kurusha Imana, no kwizera kuzageragezwa cyane. Ariko umwana w'umuntu naza, azasanga kwizera kukiri mu isi. Iki ni ikibazo kiri muri Luka 18:8. Iyo umuntu asomye iri jambo, asobanukirwa ko Yesu ataragaruka, atarabona itorero rihamye mu kwizera, rifite imitima isukuye kandi itanyeganyezwa n'ibigeragezo. Itorero riracyatunganywa nk'uko umucuzi atunganya zahabu irimo ibyondo. Iyo gahunda irimo gukorwa mu buryo bw'umwuka, mu bigeragezo n'imibabaro itandukanye. Impamvu ya gatandatu, isi iracyari mu rugero rwo kwitegura. Iyo turebye uko isi ihagaze uyu munsi, intambara, ubusambanyi, ubwicanyi, uburangare by'umwuka, tubona ko abantu benshi batari biteguye, ntabwo biteguye pe. Yesu yavuze ko azagaruka nk'igisambo kije nijoro, igihe abantu batabiteze. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa isaha umwana w'umuntu azaziraho. Biri muri Matayo 25:13. Bityo igihe Yesu ataragaruka, ni umwanya w'ingenzi wo kwitegura, nk'igihe cy'imbabazi Imana yatanze kugira ngo abantu bihane, bakosore inzira zabo kandi bakomeze gutegereza bafite kwizera. Impamvu ya karindwi, amateka y'itorero agaragaza ko abantu bategereje. Kuva mu kinyejana cya mbere, abayoboke ba Kristo bategereje kugaruka kwe. Abakristo ba mbere babaga bafite ikimenyetso cy'ijambo Maranatha, bisobanura ngo Mwami wacu garuka vuba. Ariko imyaka irenga ibihumbi 2 irashize bakomeza kuvuga ayo magambo. Abandi baratinya, abandi bakomeza kwizera. Mu kinyejana cya 19, amatorero amwe yavutse ku cyizere cy'uko imperuka iri hafi, y'Abadiventiste, maze ububyutse bukwira ku isi. Abandi baratinya, abandi bakomeza kwizera. Mu kinyejana cya 19, amatorero amwe yavutse ku cyizere cy'uko imperuka iri hafi, nka Adventist, maze ububyutse bukwira isi. Ariko imyaka ikomeza kugenda, n'ubu haracyari icyizere gishyitse. Impamvu ya 8, abahanuzi b'iki gihe baravuga ibyo gutegereza. Mu myaka ya vuba, abapasiteri, abavugabutumwa n'abanyamateka b'iyobokamana baravuga ko gutinda kwa Yesu ari ikimenyetso cy'uko Imana irimo gutunganya itorero mu buryo bukomeye. Bashimangira ko kizagaragaza kugaruka kwe atari amagambo cyangwa amatariki, ahubwo no gutungana kw'itorero. Igihe abakristo bazaba barashize hamwe, bavutse ubwa kabiri koko, kandi bakunze Imana kurusha byose, icyo gihe Kristo azagaruka. Impamvu ya 9, isomo rikomeye ku bayoboke. Gutinda kwa Yesu ni isomo rikomeye ku bizera. Biratwigisha iki? Biratwigisha kwihangana, gukomeza gusenga no kudashobora mu rukundo. Benshi muri iki gihe baracika intege, abandi barasubira inyuma, ariko Bibiliya iravuga uwihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Matayo 24:13. Kwihangana mu bihe bigoye ni igipimo cyo kwizera nyako. Iyo umuntu akomeje gukomeza umutima we nubwo ibintu bitagenze uko yabyifuzaga, aba yerekana ko yizeye Imana kurusha ibihe. Impamvu ya 10, umwanzuro, Yesu azagaruka nta kubuza. Nubwo abantu benshi batakaza ukwizera, isezerano rya Kristo ntirihinduka. Umunsi umwe isi yose izabona umucyo uva mu ijuru, abizera bazateranwa n'Umwami mu bicu. Icyo gihe ntawe uzongera kubaza ati kuki Yesu atatinyutse kugaruka, ahubwo bose bazavuga bati umunyabutabera wacu araje, kandi nk'uko basezeranyije yagarutse kubatwara aho yateguye. Ibihe turimo ni ibya nyuma, ariko si ibyo gucika intege. Ni igihe cyo gukomeza ukwera, gusenga no kubwiriza
abandi, kuko umunsi Yesu azagaruka itorero rizaba ryiteguye ririmo abizera bakomeye nk'uko yabivuze ati hahirwa abari maso kuko umwana w'umuntu azabasanga biteguye. Mwabanye mu kiganiro nitwa Nigena Manase n'akagaruka cawe twandike muri comment twabanye video turi kumwe. Imana ibahereze umugisha, ndagushima warebye iyi video, Imana ibahereze umugisha, turacyari kumwe, murakoze cyane, bagire ibihe byiza.